Iyi ni radio ijwi rya rubanda. Ikiganiro mpaka kubirebana na statut y'ubucikacumu igice cya 8 ari nacyo cya nyuma. Umucikacumu ni iki? Iyo statut y'ubucikacumu twe tuyumva dute? Ni izihe mpamvu zituma mu Rwanda hari abatutsi benshi bahatanira kubarirwa mu bacikacumu? Kuki abenshi biyita abacikacumu kandi atari bo? Kuki ubucikacumu bu mu Rwanda bwatangiye kwigaragaza nk'ubutekamutwe? Iyo statut y'ubucikacumu iha abatutsi izihe avantage cyangwa izihe nyungu? Ese birakwiye gukomeza gukoresha buhumyi iryo jambo ry'umucikacumu bigaragara ko mu Rwanda ritakivuga umuntu wese warokotse ubwicanyi bwahabaye? Radio ijwi rya rubanda yatumiye abanyarwanda kuganira kuri ibyo bibazo bijyana n'icyo bita mu Rwanda rwa FPR Inkotanyi abacikacumu. Twatumiye mu rubuga rwa Twese abahagarariye amashyaka ari muri opposition hamwe n'abandi bari mu miryango ya societe civile hamwe n'abene gihugu ku giti cyabo kugira ngo turebere hamwe uko iryo jambo rifatwa n'uruhare ruremereye rifite muri politike mkinagaza bwoko ya FPR Inkotanyi. Reka dutege amatwi rero igice cya 8 ari nacyo cya nyuma kibyavugiye mu rubuga rwa Twese rwo kuwa 3 tariki ya 21 z'ukwa 5 2014 rwibanze kuri icyo kibazo kijyana na statut mvanguramoko y'ubucikacumu. Urakoze Anastase. Munakoze. Kuri ibyo avuze nyine ntabwo tuzabigarukaho n'icyo gituma ntawe bikoraho commentaire yo kuvuga ngo twebwe ngo twemera genocide yakorewe abatutsi ngo ariko dutegereje yuko habaho genocide yakorewe abahutu. Nge mfite ukundi mbibona ariko ubwo twazabiganiraho kuko iyo wamaze kuvuga ngo abatutsi ni victime ya genocide uba wadetsize abo ba victime abakoze iyo genocide mu Rwanda nabahe. Kandi umuntu nka Kagame nka Kabarebe nka Nyamwasa niki kubera ko ari abatutsi ubwo uba waklashije muri kote y'aba victime. Ntabwo rero izo za operation dushobora gupfa kuzigoba gusa ngo nuko bazivuze. Niba harabaye genocide habaye genocide yateguwe ku buryo bugaragara kandi gakorwa d'une façon systématique imyaka n'imyaka. Ni genocide yakorewe abahutu kubera ko abayikoze bo bari baraplanifiye ko bagomba kuzica abahutu ndetse ahubwo bari baraplanifiye ko bashaka statut ya genocide yakorewe abatutsi. Donc abatutsi bifuje yuko haba genocide y'abatutsi kugira ngo bashobore kugera ku bwo butegetsi. Bimwe mu byo Bamara Prosper yaduhishuriye mu nyandiko ye ndetse ntabwo ari we wenyine hari n'izindi inyandiko zari zaragiye zibivugaho zerekana ko abatutsi b'intagondwa bari barahunze muri 59 bo bifuzaga yuko abatutsi b'imbere mu gihugu bakwicwa ibintu bikitwa genocide noneho bakazabizamukiraho kugira ngo bubake buhoro buhoro empire bamaze kudestabiliza no kudeklasa abahutu n'abandi babantu bashoboraga kuba babakikije mu bihugu bibakikije. Ni logique yaturutse kuba planifier iriya ntambara bayiplanifiye bateganya ko bifuza ndetse yuko n'abatutsi bakwicwa mu gihugu ku buryo igihe Habyarimana yavugaga ati nyaboneka mwigwa mu mutego w'umwanzi bo baragendaga bakica abatutsi kugira ngo babigereke kubwo butegetsi. Noneho bureyajisa basakuze bati dore habaye genocide. Babonye bidashoboka rero baramwica. Noneho abo binjije babakada abo ngabo babudara bari barimo nabandi bakaza gushishikariza abantu kwica. Ibyo Bamara yarabisobanuye kwica abahutu n'abatutsi cyane cyane abatutsi bashishikara. Ejo bundi hari n'umudamu wavuze ukuntu ngo bagendaga bakambara imyenda y'intera hamwe ari inkotanyi
noneho bakajya guhamagara ababafotora nyine za ndege umubona ko amafoto berekana bari gucagagura abantu yafatiwe mu ndege bigaragara ko ari yafatiwe mu kirere ntabwo icyo kirere izo ndege nazibonye muri za Kigali na hehe aho ngaho yasobanuye ko ngo bitwazaga abajournaliste bakambara imyenda y'intera hamwe kugira ngo bashobore gufotoza berekana yuko ngo dora abatutsi babamaze ibintu nk'ibyo n'ibyo ku buryo rero abakomeza kuvuga ngo genocide yakorewe abatutsi yo nta wayihakana ngo ariko ngo nta muntu numwe wayihakana ngo ahubwo ngo reka duhatanire yuko na genocide yacu abahutu yakwemerwa ibintu nk'ibyo ngibyo ayo na magambo ntarabona igihe cyo kugarukaho kubera yuko babivuga turi mu yindi cadre nkanga kugira ngo debate tuyijyane mu bindi ariko Minani urakoze izo recommandation zombi z'ibintu tugomba kudiscuta tuzasezerana igihe twabikoreraho nicyo kintu cyo kuvuga ngo genocide yakorewe abatutsi ngo tubyemere gutyo ngo noneho niba yakorewe abatutsi umuntu nka Nyamwasa yibare mu ba victime uri iki ndi umututsi ni muri babandi baba victime ngibyo aho ugeze hose mva mu Rwanda uri umuhutu cyangwa uri umututsi ndi umututsi akaba mushyize mu bwonko bwe akaba mushyize mu ba victime niyo yaba yarishe abahutu imiliyoni ariko ku isi yose no mu bandi bantu kubera yuko yavuze ya statut y'ubututsi kandi baravuze ngo genocide yakorewe abatutsi ugasanga umututsi wese abaye victime nabari yabaje bakaraga icumu aho rero mfuye kukazana kubera yuko Kambabazi yo bakomeza kubivuga kandi bagakomeza kuvuga ngo yego ngo nta wahakana ko genocide yakorewe abatutsi ngo ariko ngo ibi nibi nta wahakana koma iyo haba hari genocide genuine yabaye koko ntabwo bagombye kujya bakoresha za trucage kugira ngo bagerageze kubyemera nicyo kintu cyerekana ahubwo yuko nta nayo nukubitekereza rero iyo debate tuzayijyamo kugira ngo turebe impamvu bakenera guhimba kandi bakamara imyaka 20 batarerekana n'abayiplanifiye ariko bakumva bakeneye guhimba no kujya ku misozi babeshyera abantu ibyo batakoze bakanabigisha mu mashuri uburyo bagomba kuzajya gushinja abantu bavuga ngo nubona uzabeshya ibi niba uzabeshya ibi bakabimwigisha kugira gusa ngo bakomeze kumvisha ko iyo genocide yakorewe abatutsi yabayeho koko ibyo rero nabyo tuzabigarukaho ni ikintu tutagomba gupfa kwemera ikintu cyose inkotanyi zijugunya mu kirere zivuga ngo mukoresha ya magambo niyo meza mugomba kureba impamvu zibikoresha n'icyo zikuramo iryo jambo rero genocide yakorewe abatutsi bakomeza guseseza n'ubu ngubu bagize ukuntu babiseseza no muri Loni no hirya no hino natwe tugakomeza tukiriza ngo nta wabihakana pourquoi umuntu byemejwe sur base y'ibintu by'ibinyoma niba byemejwe haherewe ku binyoma nuko tugomba guturuka ruhande iyo genocide yakorewe abatutsi yabaye déclenché par yicwa rya president Habyarimana bakaba bamaze imyaka 20 badashaka gukora enquête internationale yerekana ukuntu abo bakoze genocide bakoze icyo gikorwa kideclenche bari bagitegereje banagishatse ibyo ngivyo uzongera kuvuga ngo nta wabihakana azabajye yifashe ntanavuge mu izina ry'amashyaka niba ari n'amashyaka ashaka kutuzirikamwe ngo yikurushaho ayo ngayo tuzayashyira ku murongo twige kugorora imvugo babanze batwereke uko ibintu byagenze bon reka mpijambo Gasana Anastazi umbabarire Gasana kubera yuko naguciye mu ijambo nari ari we horo ugiye gusoza ariko ku kantu karebana no kuvuga ngo nta numwe wahakana genocide yakorewe abatutsi kandi bigaragara yuko ibikorwa byose bikorwa mu rwego rw'ibinyoma badashaka kwerekana uko ibintu byagenze mu icyo gihe kugira ngo kuko bakonkuriwe yuko iyo genocide yakorewe abatutsi banavuge n'abayikoze abari bo ni ikibazo gikomeye
ubutaha nitugaruka nyine hari ya temu ya kabiri yo kuvuga ngo ese genocide yakozwe nabande, abakoze genocide ni bande. Ndavuga iyo biti y'abatutsi mu gihe y'abahutu batarayivuga twaba twiretse, ariko kugira ngo nibura turebe niba amagambo dukoresha muri cadre y'ibyabantu benshi basigaye bemera, turebe nibura niba nayahwitse nkuko twarebye ijambo mucikacumu na concept ibiri derrière n'impamvu abantu bashaka bose guhatanira kwitwa abacikacumu muri iki gihe. Niba ari ibintu bihwitse cyangwa iki. Reka mpijambo Gasana noneho adufashe gusoza. Gasana, ndagushimira kuba watwibukije ukuntu mu bacikacumu cyangwa hariya mu Rwanda abacikacumu harimo abatekamutwe bagakoresha ubucikacumu mu butekamutwe, bakambura abantu ibintu, bakafata za ruswa. Watubwiye ukuntu uwo mugabo nejo bundi yavuze ngo umucikacumu ngo bamwiciye amatungo kugira gusa ngo ateke umutwe abone imitungo, kandi ibyo byaha bikaba impuni kubera yuko biraviva ya ngengabitekerezo FPR yifuje kuva kera yuko yabaho mwakariya karere. Bongaho ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Ndavuga make cyane ko telefone yanjye ndagushiramo umuriro ne wumva ishize mu mbabarire. Nagira mushimire bagenzi banjye bose twuriye muri iki kiganiro tukungurana ibitekerezo kuko birafasha cyane. Ni ishuri nk'irindi ryose tuba turimo mu kungurana ibitekerezo by'ibindi bifitiye u Rwanda n'abanyarwanda akamaro. Ndarangiriza ku ngingo twaganiriyeho y'ubucikacumu. Koko nk'uko twabivuze abacikacumu hari inyito zigomba gukoreshwa, byaba kubita abacikacumu abarokotse, abacitse ku icumu, umucikacumu ari umwe cyangwa se abacikacumu ari benshi, umucikacumu yaba umuhutu cyangwa se yaba umututsi bitewe n'iryo cumu iryo ari ryo. Ibyo byose tubona byakoreshwa. Ikibi tubibonamo ni ukubikoresha nk'uko FPR bikoresha mu Rwanda mu buryo bw'ivanguramoko. Nibo abadari abazaga ngo se icyo bideranje abantu ni igiki, icyo bideranje abantu cumu nuko babifata nka sinonime y'umututsi. Noneho umututsi ntavuge ati ndi umututsi, akavuga ko ari umucikacumu kugira ngo wumve nyine ko ari umututsi afite autorité yuko ari umututsi ko ari umucikacumu, kuko umuhutu we atari umucikacumu kandi nawe ari we. Nta kibazo kibera. Ariko uvuze uti ari umucikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi, hari n'umucikacumu rya jenoside yakorewe abahutu, ntibibe ikintu gishingiye ku ivangura kandi bombi bariciwe, niho habyara ikibazo. Naho ubundi ijambo ubwaryo umucikacumu cyangwa abacikacumu cyangwa se bivuga abarokotse cyangwa se uwacitse ku icumu cyangwa se abacitse ku icumu, ntacyo bitwara ibyo gukoresha ariya magambo yose mu gihe akoreshejwe nta vangura bwoko rijemo hagati y'abanyarwanda. Kandi n'ikindi nanone ntihazemo no kubikoresha mu buryo birasime bamaze kuvuga by'ubutekamutwe cyangwa se byo gushaka gukoresha akarengane n'urugomo rukabije ruteye ubwoba ku banyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Nk'uriya wagiye kubabeshya ngo bamwica inkoko kugira ngo mu gihe cy'icyunamo kugira ngo babafate babafunge babambure ibyabo babimuye n'iki byose byose bakabikoresha. Nigeze gusoma umuntu wanditse ku mbuga za discussion hirya no hino, umuntu aba asoma, umwe yanditse ngo yita umucikacumu, arandika ngo tuzaca imanza kugeza igihe isi izashirira. Urumva icyo abashaka kuvuga. Ibintu nk'ibi rero ni ibintu bibi cyane bikwiye kubabaza umunyarwanda uwo ari wese, yaba umuhutu yaba umututsi, kuko iyi ntacyo kigo mbisenya igihugu itacyubaka, idashobora gutuma abantu bagira aho bahurira, kandi icyo twifuza ari uko twubaka u Rwanda rw'abanyarwanda bose, twese hamwe dushyize hamwe, nta n'umwe wigije undi cyangwa se nta n'umwe uvanguye undi. Ziriya rekomandasiyo minani atanze
turabishyigikiye mu ishyaka ryacu abasangizi yuko twazagira biriya biganiro nk'uko abitugejejeho bizafasha buri wese natwe bizadufasha twaba tubishyigikiye. ikindi ni uko kwemera no kwemeza ko jenoside hutu yabayeho twaba dukwiye kubihagurukira kuko iyo jenoside nitwe yabayeho abanyarwanda. Abahutu bayirokotse barahari, abatutsi bayibonye ikorwa nabo barahari, bose buri wese afite kuzana temwanyajeze ugasanga kriteri za jenoside zuzuye. Urebye uko FPR inkotanyi yabikoze kuva itariki ya mbere y'ukwa 10/90 kugeza ubu ngubu, kuko nk'uko bagenzi banjye bigeze kubivuga kare, na jenoside rampa iracyakomeza ntabwo yigeze ihagarara. Intambara yatangiye itariki ya mbere y'ukwa 10/90 hari abibwira ngo yararangiye, ntabwo yarangiye, iracyakomeza. Hari igihe tuyo tuganira n'abantu ngo rwose ngo abantu ngo bashaka kugarura intambara mu Rwanda, ikibabwira ko intambara yarangiye mu Rwanda ni iki? Intambara ntiyarangiye, nk'uko mwize mu mateka ko habaye la guerre de 100 ans, intambara y'imyaka 100, hazamo rero twapoze n'iki, ariko intambara ntiyarangiye, iracyakomeza. Mu Rwanda aho abantu bapfa buri munsi kuva le 1er octobre 1990 kugeza ubu ngubu, abantu bapfa buri munsi. N'ubu ngubu tuganira muzi yuko abantu barimo bapfa baburirwa irengero. Buri kibazo kiri mu Rwanda cy'abantu banyerezwa bakaburirwa irengero, ntibamenye iyo bagiye, ariko tuzi ko ari FPR ibanyereza ikanabica. Ubwo rero kwemeza yuko jenoside hutu yabaye ntabwo tugomba gutegereza ko ari Loni ibibyemeza, ni twebwe tugomba kubyemeza Loni, kuko ni twebwe ba victime bayo, ni twebwe dufite twayisuriviye, twayirokotse. Abatutsi bagenzi bacu nibo babonye ikorwa, hari n'abatutsi bayikoze barimo batangiye gutanga ubuhamya bw'uburyo bayikoze. Ibyo byose rero tugomba kubihagurukira tukabyegeranya kugira ngo kiriya kintu kibashe kwemerwa cya jenoside y'abahutu, kuko nicyo cyonyine kizadufasha guhirika buriya butegetsi, kuko buriya butegetsi bwo bwubakiye kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko gutinya ubutegetsi bwa FPR, ikintu cya mbere butinya cya mbere, ntabwo butinya ibindi byose bibaho, ariko gutinya yuko kiriya kintu cyazavuga ko ari jenoside, kuko bamaze kubona amategeko ko ari jenoside. Ibyo barisha mu Bayahudi n'ahandi yuko habayeho jenoside y'abatutsi nako, ibyo byaba bibaye anule kubera ko nabo bakoze jenoside y'abahutu, noneho nabo bagakurikiranwa. Icyo rero ntibagishaka, ariko icyo tugomba kugihagurukira ku buryo kizadufasha guhirika buriya butegetsi, kuko bwubakiye mu gucuruza jenoside iriya yakorewe abatutsi. Tukumva rero ibyo bintu tugomba gufatanya nk'abanyarwanda, twaba abahutu twaba abatutsi, tukabifatanya. Niyo mpamvu jewe nemera yuko ubufatanye bwacu twese, abahutu n'abatutsi, abacitse ku icumu b'abatutsi bo mu Rwanda, nge nemera ko bacitse ku icumu ari n'abagiye bahunga nk'abo bagiye bagenda bahunga ibibazo byari mu Rwanda, hanyuma bacitse ababyeyi babo badahari, nabo ntabwo nabwo nabo iyo baza kuba bajya guhitanwa nabo baje kwica ababyeyi babo bakababura, nabo bajya kuri icyo bahaba. Ariko bose tugomba gufatanya nk'abanyarwanda, noneho tugafatanya bakadufasha gutanga ubuhamya bw'ibyo bazi bya jenoside yakorewe abahutu, kugira ngo kiriya cyaha cya jenoside yakorewe FPR yakorewe abahutu ariko kizadufasha gukuraho buriya butegetsi buri mu Rwanda. Nakoze. Urakoze. Kandi niba nta bundi winji. Abdara ni wowe wanyuma usoza iki kiganiro. Murakoze kunsubiza ijambo. Ndagira ngo ntangire mbere na mbere nshimira abantu badukurikiye, nshimira n'abantu twagiye impaka muri iki kiganiro. Mu by'ukuri nubwo twagiye tujya impaka hamwe hakagenda hashyuha, ntibumve ko zari impaka zango turwane cyangwa ari zo gutsimbarara, ahubwo ni cya kindi umwe muri twegeze gutanga urugero avuga ati iyo hajeho shock y'ibitekerezo havamo lumière. Biranshimisha kumenya uko abantu batekereza, kabone niba baba batekereza ibitandukanye n'ibyo ntekereza, kandi nanjye bikaba binanshimisha ku ruhande rwanjye kubona umwanya wo kuvuga ibyo ntekereza, wenda byaba bitandukanye n'abandi n'iby'abandi. Ariko kuba nshobora kuvuga ibyo ntekereza bitandukanye n'iby'abandi ntibivuga ko shyigikiye mu by'ukuri
cyangwa se mba ndi mu mutego wa leta iriho. Ni ukuvuga ngo mfite uburyo mbona ibintu kuko njyewe ntabwo nemera ko inyito cyangwa se amagambo y'ikinyarwanda ariho cyangwa se n'andi yenda ariho mu zindi ndimi yitirirwa cyangwa se agirwa mabi ngo kubera yuko akoreshwa n'ubutegetsi. Ibyo bikunze kugaragara mu bantu benshi bavuga ngo inkotanyi ngo cyangwa abahoze mu nkotanyi ngo koresha amagambo nka FPR. Ndibwira ko nta dictionnaire yabaranditswe na FPR iriho. Biranababaje, hari amagambo meza cyane abantu bagiye bakoresha nabi nk'intera hamwe impuzamugambi n'andi menshi. Ni ibintu bibabaje, nkaba numva ataragombye umuntu yavuga intera hamwe ataragombye kwamaganwa, umuntu yavuga inkota ataragombye kwamaganwa, ahubwo tukareba uburyo ayo magambo akoreshwa n'inyungu abakoresha baba bafitemo, hanyuma izo nyungu twabona ari zisenya tukazamagana. Ikindi we nagiye nifuza kuvuga mu myemerere yanjye mu biganiro nk'ibi nuko mu Rwanda habonetse abicanyi, hakaba harabonetse n'abavictime. Abicanyi kandi bakaba barabonetse ku mpande zombi, habonetse mu nkotanyi, harabonetse mu ntera hamwe, ndetse n'amoko no mu moko yose hakaba harabonetsemo abicanyi bavuka muri ayo moko. Ibyo ni ibintu ingero zirahari bivuga ngo hari abahutu bishe, hari abatutsi bishe baturutse mu nkotanyi cyangwa se baturutse mu ntera hamwe. No ku ruhande rw'abavictime hari abavictime b'abahutu, abavictime b'abatutsi, n'abatwa wenda nuko hari ntawo bavugira nabo barahari. Mina no kunda kuvuga ati n'abanyamahanga, nibyo koko n'abanyamahanga barimo, wabaga ari ku ruhande rutazwi neza cyangwa se utagaragara neza, bagishobora kumwitiranya n'urundi ruhande rubangamiye inyungu z'agatsiko runaka nawe akabigenderamo. Ku byerekeye bigize kuvuga declenchement, wabagize declenchement y'ibyabaye mu Rwanda, nanjye ku giti cyanjye ndifuza kumumenya ko dufite uburyo tuvuga, ariko wenda ugasanga ibimenyetso bifatika bitaragaragara. Umwe akavuga ati jenoside yateguwe n'uruhande rwari ku butegetsi, abandi bati ntabwo ari byo, abandi bati ndumva simwigeze kubikomoza ati n'abacamanza barusha barateranye barananirwa kwerekana yuko jenoside yateguwe. Hari indi version ivuga ko declenchement yaturutse ku ruhande rwa FPR. Rwose ndi mu bantu bifuza kumenya uwadeclenchije jenoside, yaba byaraturutse muri FPR yaba bifite ahandi byaturutse, kuko byafasha abanyarwanda kuva muri iki gihirahiro. Ikintu rero naba nifuza ko twagira naho inama nuko mu gihe tugira ibiganiro bya politike tugomba kubigira mu by'ukuri tutirebaho gusa, ahubwo tureba u Rwanda, tureba abanyarwanda bose. Umuntu ntiyumve ko agomba kuvuga ibintu bishimisha abantu benshi ariko atarebye niba hari akamaro byagirira abanyarwanda muri rusange. Ni ukuvuga ngo niba tuvuga tuti turi ku nyito runaka, turebe iyo nyito yakoreshejwe ite. Ngira ngo babisobanuye bagenzi banjye, ntabwo ndi busubiremo. Yakoreshejwe ite cyangwa se ikoreshwa ite, ese ikwiye gukoreshwa ite, none byamara iki abanyarwanda. Ku byerekeye jenoside yakorewe abahutu, nanjye ni mu bantu bemera ko iyo jenoside yabayeho dukurikije uburyo yagiye yakozwe, dukurikije na za témoignage tugenda tubona, kandi nkaba ndi n'umwe mu baharanira yuko nayo yakwemerwa n'urwego rufite uburenganzira. Gusa sinabura kuvuga ko bimbabaza cyangwa se abanyamahanga bavuga ngo c'est regrettable kubona abantu b'aba intellectuels ashobora guhakana jenoside yakorewe abatutsi, wenda ashingiye ku kababaro ke cyangwa se ishingiye ku zindi mpamvu. Ni ibintu biri regrettable. Ni ibintu hari igihe umuntu avuga amagambo akavuga ati akoresha FPR, ariko nagashinyaguro, no gushinyagurira abayikorewe, abo bemewe, abo mwemera, kuvuga ko itakozwe cyangwa se itabayeho. Ahubwo niba koko hari ibintu by'ibihimbano byagaragazwa, nabyo ni byiza gukora, gucukumbura, gukora za recherche intellectuelle, bakavuga ati hari ibintu byashyizwemo by'ibikabyo bikagaragara, ariko umuntu adapfuye guhakana gusa, nkuko hari n'abandi nanone birirwa bavuga bati abahutu nta jenoside yabaye, bakayirwanya, bakabacecekesha, bagacecekesha abantu bashaka guharanira uburenganzira bwabo. Ubwo rero nkaba nshoje nongera kubashimira, nongera gushimira abo twajyanye ikiganiro, mbabwira ko kandi niteguye no kuzitabira ibindi biganiro bizakurikiraho, kuko hari ikintu nyangaya gatoya
abantu rimwe na rimwe abatutsi bakora politike bashobora gutumirwa mu biganiro ntibaze. Burya politike ya chaise vide nabyita ubuswa cyangwa nabyita faiblesse. Ni ukuvuga ngo niba ufite ibitekerezo byawe wemera kabone niyo abandi baba batabyemera, ni byiza ko ujya hariya ukabigaragaza, ugatanga argument ukavuga uti ibyo nemera ni ibi ngibi. Waba wenda wibeshyaga, ubwo muri izo deba ugirana hari icyo ukuramo, wenda ukabona ko wibeshyaga cyangwa se ukabasha kudefanda ibitekerezo byawe, bityo nawe none abayibeshyaga kubyo uvuga nabo wenda hari urumuri wabaha bakagenda babyumva. Niyo mpamvu yewe ntabwo njya ntunga ibiganiro, igihe cyose ibiganiro bishobora kubaho nabizamo. Kandi none ikindi nagira ngo nibutse nuko niyemeza gukora kuza muri opposition, nuko mfite ibyo nanengaga ubutegetsi bwa FPR. Ntabwo naje guhisha parcours naba naragize kuko ntacyo mfite mpishamo. Nkaba rero mbona hari ikindi kintu ngaya ku bantu bari muri opposition cyangwa se ku banyarwanda muri rusange wenda bitabira ibiganiro bya politiki babikurikiranira hafi, kumva ko umuntu hoze muri FPR wese nta kindi kimuzanye uretse gusenya cyangwa se kuneka. Ibyo bintu akaba ari ibintu navuga ngo biri dangereux. Nindi exclusion mwexcluwa abantu bategeza gutyo beskriwa abandi ngo kubera ko bahoze muri FPR. Kuba muri FPR ntago signifia automatiquement ko umuntu aje kuneka, ntago signifia automatiquement ko umuntu yaragize uruhare mu makosa cyangwa mu byaha by'intambara biregwa FPR, kuko hari abantu benshi batigeze babikora. Niyo mpamvu buri gihe nzajya mpora mbisubiramo mu biganiro yuko abantu baba batagomba gushyira mu gatebo kamwe abakoze ibyaha runaka, ko icyaha cyangwa se umuntu ukekaho icyaha igomba gufatwa ari ka particulier, ikaba personalize, abantu bakareba uko yitwaye, none kugeza igihe ubutabera wenda buzaberaho, ubutabera bukabicukumbura birenzeho. Kubera ko ibyo ngibyo bica intege nk'abantu, ndavuga abantu bavuye muri FPR en plus abatutsi bibaca intege iyo baje gufatanya n'abandi muri opposition. None muri opposition abantu bagatangira kuba reprocha ibintu mu by'ukuri bo batiroprocha. Hari n'igihe umuntu yaba arakoze n'ibyo byaha baba barimo, ariko wenda umutima we ugeze ku rwego rwo kuvuga uti noneho reka nicuze, reka njye hanze, wenda niyo byangiraho ingaruka, ariko ibyo nabonye cyangwa ibyo numvise bizagirira akamaro abanyarwanda bazaza nyuma. Icyo gihe rero mutangiye kumwamagana muciye intege, muciye n'intege n'abandi bashobora kuzaza nyuma ye. Ikindi navuga nanone, hari n'undi muco nyambona muri opposition, umuntu yaza yarakoranye na FPR cyane cyane n'umututsi, abantu bagasanga nkaho bashaka kumugira agakoresho ngo bamuvomemo amagambo bamwumve bamanira kumwumva, ejo noneho birirwa bavuga bati uriya nawe ni rukaraba nkaba ni nkora amaraso. Ibintu hari ibintu niba koko dushaka guhindura ibintu mu gihugu, simvuze ngo duhishira abantu, ariko twishyira mu gatebo kamwe abantu bose nta bimenyetso dufite. Hari abantu bafite ibimenyetso ndabyemera, barahari rwose bafite ibimenyetso. Hari abantu bagiye bashingwa inshingano zikomeye, kandi izo nshingano zabo zikomeye zikabashora mu gufata ibyemezo byatumye amaraso ameneka. Abo barahari, ibyo wenda biri clair. Ariko hari abandi bitiranwa n'ibyo byaha by'abo bantu bagiye bakora. Ni ukuvuga ngo byaba byiza ko abantu bajya bakora ubushishozi d'une façon intellectuelle, be kubushyira abantu bose mu gatebo kamwe. Nigeze kubikomoza mvuga nti uko ubu ngubu abahutu babazwa no gushyirwa mu gatebo kamwe n'intera hamwe, ni nako n'abatutsi nabo babazwa no gushyira mu gatebo kamwe n'abantu bagize uruhare mu kumena amaraso ku ruhande rw'abahutu. Ndavuga inkotanyi zamenye amaraso y'abahutu, nabo abatutsi iyo babyumvise nabo bumva bari menase, kandi wenda harimo abumva cyangwa se abiyizi neza ko urwo ruhare ntarwo bagize. Aba rero ngira ngo nsozerezaho mbashimira, ubwo natuzongera duhure mu bindi biganiro dukomeze. Mwakoze. Murakoze mwese rwose kuba mwashoboye gukurikira iki kiganiro. Urubuga rwa Twese rwamaze umwanya munini kandi ararekwa ntashira. Ni ukuvuga yuko nibiba ngombwa n'ibi twavuzeho dushobora kuzabigarukaho, tukagenda tugororana tureba ahashobora kuvugwa ku bundi buryo cyangwa iki. Ariko icyangombwa nuko bose twatanze ibitekerezo, buri muntu uko abyumva,
kandi nta shiti buri muntu agiye afite icyo yungutsemo ku buryo rero n'ubutaha nituganira no ku zindi ngingo nizere yuko bizagenda neza. Ndashimira abagize uruhare bose muri iki kiganiro baje muri studio nkuko bari babyemeje. Ndashimira by'umwihariko iriya mouvance bise New Generation. Ni byiza cyane ko mwashoboye kuboneka kubera yuko natumiye nk'amashaka yose ayo mfitiye za coordonnées yose, ariko urabona hariho amashaka ahitamo kutitabira ibiganiro nk'ibi ngibi, kandi ari ibiganiro byagomba gutuma abantu bumvikana ku bintu bimwe na bimwe cyangwa se babona n'icyo abandi babitekerezaho. Ubwo rero ndabashimiye amashyaka, abagize amashyaka ari muri iyo mouvance mwisengo ya New Generation. Ntabwo turaganira cyane ngo dushungure ibyo bya New Generation mu bisobanurira abantu, bizaba biza buhoro buhoro, ariko ibiganiro mwifuje ko twazagira numva nta kibazo. Tuzajya inama turebe iminsi twabishyiraho. Twari twateganyije yuko haba ikiganiro cya kabiri kikurikira iki ngiki. Ikiganiro cyagomba kuvuga ku birebana n'abakoze jenoside. Impamvu nari nateguye ibyo biganiro bibiri, iki cya none kivuga ku bucikacumu n'ikindi kivuga ku bakoze jenoside, ni inyandiko yari yanditswe na Prosper Bamara wahoze ari mu Nkotanyi, nyuma akajya mu ishyaka Abasangizi, nyuma ngubu akaba atari mu ishyaka ariko akunze kwandika. Yari yanditse rero noneho mbiheraho ntangira kugira ngo mubaze ibyo yavuze birimo ibingibi byo kuba ari umucikacumu tuvuge, n'icya kabiri ko avuga ngo jenoside yakozwe n'abahutu. Noneho nkavuga nti tugomba kureba neza, ese dushobora kuvuga ko jenoside yakozwe n'abahutu? Nkuko navuze nti ese bikwiye kuvuga ko jenoside yakorewe abatutsi? Ibyo byose ni ibintu abantu baganiraho, ntabwo ari ukuvuga ko umuntu iyo yagize igitekerezo nk'icyo cyaba yaciye iteka, ariko aba ari ngombwa mbese kugira ngo abantu basobanukirwe kurushaho. Nagiraga rero ngo mbashimire, ahasigaye tuzaze ubutaha ducumbure kuri ibyo byo kuvuga ngo ese jenoside yakozwe nande? Yakozwe n'abahutu, icyo gihe ukaba ubigeretse ku bwoko, cyangwa se tukareba niba hari abandi bavugwa bakoze iyo jenoside. Ku birebana na jenoside yakorewe abatutsi yo, hari aho Bamara avuze nyine, Abdara avuze ati ni regrettable kumva yuko hari abavuga ngo nta jenoside yakorewe abatutsi. N'abatutsi jenoside yarabakorewe, ariko ugiye muri logique y'ukuntu ibintu byagenze, abatutsi bateguye jenoside y'abatutsi n'abahutu bari imbere mu gihugu. Abo batutsi nabahe? N'abatutsi bari muri Kongo, bambe muri Uganda amaze kunanirwa. Abatutsi bo mu Buganda bari baragiye bahunze revolution ya 59, bagaruka baje gukora contre revolution nkuko mugenzi wacu Minani yabivuze. Abo batutsi nibo bifuje, Bamara yarabisobanuye, kandi nta nubwo ari we wenyine afete yasubiye mu byari bisanzwe bizwi, kandi banategura iyo jenoside yabaye mu Rwanda. Yahitanye abahutu, yahitanye abatutsi, ku buryo babonaga ubwicanyi budakaze bitagenda uko babyifuza, bagakora gahunda yo kujya kwica abatutsi ahantu kugira ngo bitere cya kibazo noneho ya jenoside ibi. Ibyo rero ndagira ngo
tuzabigarukeho ubutaha twibaza tuti genocide yakozwe nande, noneho bizatuma dutekereza impamvu ubu dushobora kuvuga tuti ntabwo bakwiye kuvuga ngo genocide yakorewe abatutsi, kuko abakoze genocide niba abatutsi b'intagondwa bo mu Buganda, nibo bayitekereje, barayitegura, barayiplanifia, noneho baraza barayihembera, bigera n'igihe bayikora, bagashishikariza n'abantu kwica abatutsi kugira ngo iyo genocide yitwa y'abatutsi igerweho, noneho babagira ingwate, bagira abatutsi ingwate kugira ngo bashobore gukomeza gutegeka. Ubu rero aba batutsi bari mw'icyo kibazo cy'uko bagoswe, bari ni ingwate, biyita abacikacumu, baraprofita iby'ubucikacumu, ariko bafite ikibazo kibaremereye cyane kubera yuko nibo cible ya genocide yakozwe n'izo ntagondwa, kandi izo ntagondwa nizo nabo batutsi ubu ngubu bamwe bari kugenda bavamo bahunga, ariko ikibazo bakaba badashobora guhunga ingengabitekerezo n'imikorere bamenyereye iyo myaka 20 yose. Niho hari ikibazo, na nicyo gituma usanga mu batutsi baje hanze, iyo utangiye kuganira nabo bakoresha metode neza nk'izisanzwe zikoreshwa n'inkotanyi, no nkubone itandukaniro. Icyo gihe rero nkanjye nkora nibutse nti ingengabitekerezo n'imikorere y'inkotanyi ziri mu Rwanda, ziri imbere mu gihugu, imeze neza n'ingengabitekerezo n'imikorere y'inkotanyi zageze hanze. Kubera iki njya nerekana nti murebe ukuntu ariyajise aho kugira ngo asubize ibingibi, murebe ukuntu bigenze, murebe ukuntu ashubije ikibazo abajijwe n'iki, none agiye kujya muri 59 aho kugira ngo abanze agisubize. Igitekerezo natanze n'iki, none nta kivuzeho, atangiye kuvuga ngo dore wanga abatutsi cyangwa ukorera Kagame. Les mêmes méthodes, intuza na esprit imwe, bibyara iki, babashyira mu gatebo kamwe. C'est dommage, nyine ni kintu mu kujimpaka nk'izi ngizi bizabajya bidufasha kumva impamvu abantu bakibifata gutya. Erega inzirira cyari ndende rwose. Ndashimira by'umwihariko Abdara kuba yaje n'ejo bundi yari yadusobanuriye neza, yaduhaye ubuhamya bukomeye cyane bwerekana inzira ye ukuntu yagenze. Ni ngombwa muri politike, iyo wiyemeje kujya muri politike ugomba kuba wiyemeje gushungurwa. Nagasana ya mbere umugabo nawe muri politike azi yuko bitamworohera. Iyo ugeze muri politike urashungurwa, bakubaza ibintu, bakujyana aha, bakwizera biruhije, ariko iyo uri muri politike ufite ishyaka, ufite abakwizeye, abakwemera, ariko abatakwemera ugomba gukora effort kugira ngo uvaneho ya uburyo bubi bwo kukubona, niba ubona ko ari uburyo bubi, kuko ntuza ni important kuvanaho ikintu cyaba kiremereye cyatuma yistoma abantu batemera yuko uyu muntu azanwa koko na politike noneho itandukanye n'ibyo yabagamo mbere. Rwose Abdara, ndagushimiye koko wanaje mu kiganiro uzi yuko ariyo iyi temu ivuga ku bucikacumu tuzayivugaho nawe, donc uko bizakuzaho. Hari nk'abamara yatinye kuza gusobanura ukuntu avuga ko ari umucikacumu kandi ariwe wabyanditse. Urumva rero yuko weho hari intambwe wateye, nagushimira mu kigwi cy'abandi bose. Gasana wakoze nawe kuzinduka, narinzi wari wavuze yuko ufite n'akazi kenshi ariko wihanganye, uraboneka, kandi mbese mwese mwihanganye. Amasaha 5 si make. Minani, Valensi, Abdara n'abandi batwunganiye wenda bari mu mashyaka ariko batari bayahagarariye, Tomasi na Pietro, mwese mwakoze, ndetse n'abagiye mbere kuko hari abaje bananiwe cyangwa bari bafite indi mirimo baragenda, nka Ntaganzwa na Claire na Mujawa Yezu n'abandi wenda nibagiwe.
mwese mwakoze ndabashimiye ahasigaye naho ubutaha ndabashimiye rwose kuba mwemera kuza mu biganiro bene nk'ibi ngibi muramuke komere cyane mukomere okay icyo cyari igice cya 8 ari nacyo cya nyuma cy'ibyavugiwe mu rubuga rwa twese rwo kuwa gatatu tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2014 rwibanze ku kibazo cy'ingutu kijyana na statut mvanguramoko y'ubucikacumu abatutsi bagendeyeho mu Rwanda muri iyi myaka 20 yose ishize mu kuryamira kubangamira no gukama abahutu abatwa n'abandi bene gihugu. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.